Mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda uri mu majyepfo amajyaruguru nawe ndetse uri iburengerazuba n'abari mu mujyi rwagati wa Kigali bifurije amahoro y'Imana nubwo hari abayabyukanye ndetse bwaca bagasenga bakaniyambaza Nyagasani bati Mana uyu munsi uweze uhe umugisha cyangwa se uze kugendana natwe ariko bikaza kurangira aya masaha batagihumeka umwuka w'abazima mwisi niko bimera kandi isi siho iwacu twese turi abashitsi ni inkuru y'agahinda n'umubabaro cyane tumenye muri aya masaha ibaye mu masaha makeya ashize dore ko nta minota myinshi ibayemo inkuru imenyekanye dore ko yamenyekanye kuva mu masaha 4 hagati ya saa 4 na saa 6 yuko umugabo rwose w'imyaka 54 y'amavuko uvuka hano mu karere ka Burera nkuko imyirondoro ye cyangwa se bamwe mu bantu bamuzi bagiye babidutangariza kuri Iris Rwanda TV nubwo nta rwego na rumwe rurabasha kuba rwabyemeza yuko umugabo wari uhetse umwana we kuri moto. Bamwe bari kuvuga ngo bombi bamaze guhitanwa na moto, abandi bati umugabo niwe wahasize ubuzima, umwana arakitabwaho mu bitaro nkuko byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro cyane, ni inkuru nanjye numvise ikancengura umutima. Byaje kugenda gute rero mbere yuko nza kubabwira ukuntu impanuka yaje kugenda dore ko ubu ngubu ndi gusoma iyi nkuru ndaho impanuka yabereye neza hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve, yego ni mu murenge wa Cyuve aho bita Bukinanyana aho bita Bubandu village. Mbere yuko mabwira uko impanuka byagenze, mbere yuko mabwira uko impanuka yaje kugenda kugira ngo uyu mugabo n'uyu mwana babagongwa n'ifuso cyangwa se n'imodoka byaje kugenda gutereka manze nkubwire aba bagonganye cyangwa se uyu wagonzwe n'uwamugonze uko byaje ni bantu ki. Musanze district Cyuve sector Bukinanyana seri Bubandu village, ubwo nuko ngo umurenge wa na karere ka Musanze, umurenge no wa Cyuve, akagari ka Bukinanyana, umudugudu wa Bubandu. Tariki 29 z'ukwa gatandatu 2026 saa 3 zuzuye, nuko ngo ni mu saa 3 zuzuye ahubwo ntago ari hagati ya saa 4 na saa 6, ni saa 3 zuzuye iyi impanuka cyangwa se ibi byago byaje kuba bihitana aba bantu cyangwa se uyu mupapa nkuko byamaze gutangazwa. Ndabasomera ibyatangajwe ngo mu tangazo mfite ngewe hano imbere yanjye nka stilepu, ariko ibiri iby'abandi bari kuvuga ngo bombi baba bahitanwe nayo ntabwo ndabyitaho kuko nibiri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se biri kugenda bivugwa hirya no hino. Impanuka yo mu muhanda yateye urupfu, jambo ribi cyane kandi rinakomeye ariko ritari kurivuze cyangwa se ku muntu runaka, ahubwo ijambo ribi kuryumva rivuga ngo impanuka yo mu muhanda yateye urupfu. Impanuka yo mu muhanda Mana yanjye yateye urupfu. Byagenze gute rero kugira ngo twumve ngo impanuka yo mu muhanda iri jambo yateye urupfu? Imodoka ya Fuso ifite plaque RAL 986 pa yari itwawe n'uwitwa Ndayambaje Bernard w'imyaka 30 y'amavuko, wavaga Sunrise, no kwango yavaga mu mujyi rwagati wa Musanze cyase yavaga abazi mu mujyi rwa Musanze, yavaga aho bita Sunrise yerekeza aho bita za Gahunga ubwo za Burera hiryo ngiyo tuvuye ngo niho yerekezaga aturutse hano mu mujyi rwagati wa Musanze. Yagonganye na moto ifite plaque RAD 704 hash, yari itwawe n'uwitwa Kanyabugande Emmanuel wahise apfa, akaba yari ahetse umugenzi tutaramenya amazina kuko ambulance yahise imutwara kuri hospital cyangwa se ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo umutwari yitabweho. Bivuze ngo abari kuva yuko uyu mukobwa nawe yaba yahise yitaba Imana muri musubije
agatima muntu hari uko we n'Imana yabigenza uyu mukobwa ntaze kuba yahitanwa n'impanuka, dore ko mu masaha ari imbere ndaza kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ishami ryo mu muhanda akaza kutubwira uko byaba byagenze ku buryo burambuye, se uyu mu bitaro aba agitera akuka cyangwa se mu mwanya mutoya ndaza no kubagerera ku bitaro bya Ruhengeri, yewe mbamenyere inkuru yuko uyu mukobwa nawe yaba ahagaze ubuzima bwe. Uwari utwaye fuso yataye imodoka aratoroka aracyashakishwa. Bya bindi bakubwira ngo iyo amategeko yo mu muhanda ukabona ukoreye impanuka ahantu haguteza ibibazo uvamo nawe ukiruka kugira ngo utagira ibibazo, bakabasha kugutera amabuye, bashaka kugutemagura, abana bashaka kukugira nabi bitewe nuko babona yuko umurwayi wabo cyangwa se wari ufite ibibazo nawe ubateje ibibazo byinshi cyane aho ngaho. Uwari utwaye fuso yatorotse, yataye imodoka aratoroka aracyashakishwa. Umurambo wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri, naho umugenzi ari kwitabwaho kuri hopitali ya Ruhengeri. Polisi ishami ryo mu muhanda bahageze bari gukurikirana ngo hamenywe icyateye impanuka. Nukwanga icyateye impanuka ntiturakimenya, impanuka yaba yaturutse hose ntiturahamenya, gusa ikiriho nuko amakuru ndi kubona aturuka hirya no hino uyu mukobwa ni uyu. Ubundi amazina ye nubwo bavuze ngo ni Emmanuel, ariko amazina y'abantu bamuzi ku mafoto ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro biriho bamwita Ndimubanzi. Ubundi bavuga ko uyu Ndimubanzi yahoze acuruza cyangwa se bamwe mu mbuga nkoranyambaga bari kuvuga yuko uyu mugabo ashobora kuba akomoka mu karere ka Burera hariya mu murenge wa Butaro, hari ahubwo muri Rusumo mu centre, ngo aho yahoze acururiza nyuma akaza kwimukira mu karere ka Musanze. Ndacyashakisha amakuru kugira ngo nze kuyabahereza yuzuye menye nyirizina ngo mu karere ka Musanze yacururizaga hehe, yacuruzaga ibiki, ese ni umuryango usize abana bangahe, iyi mpanuka yaba yatewe n'iki. Bamwe mu twasanze rero bagiye badutangariza yuko yagerageje kudepasa agahita kubitana n'imodoka kuko ngo uyu mugabo yararimo kuza mu mujyi, ariko ntiturabitangarizwa n'urwego na rumwe, ariko ngo yavaga turuka za Karwasa mu gihe imodoka yerekezaga Karwasa. Bivuze ngo ashobora kuba yakwakundi gukurikiye imodoka wajya kudepasa ugahita uhura n'indi yafatiyeho iturutse imbere yawe ukadepasa utabanje kureba imbere yawe. Uyu mukobwa rero utabashe kumyendwa imyirondoro ye, cyakora agafoto ke kabashe kugaragara, ndetse yewe akiri muzima kinini nkumi, ahagaze na papa we ifoto ye nkuko muri kumubona. Abangaba bombi bakaba bamaze gushyiramo umwuka, mumbabariye ntago ari bombi ahubwo umubyeyi we cyangwa se ubwo uyu Ndimubanzi cyangwa se Emmanuel akaba yamaze gushyiramo umwuka aho ari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri, ndetse yewe umukobwa akaba akomeje kwitabwaho mu bitaro bya Ruhengeri. Andi makuru angezeho nonanga nuko umukobwa ashobora kuba yerekejwe mu bitaro bya CHIK kugira ngo akomeze kwitabwaho ku buryo burambuye cyangwa se ku buryo ashobora kuba yaba na muzima. Kubw'amahirwe mukomeze musengere uyu mukobwa kugira ngo aze kuba Imana mugarurire abe muzima, kugira ngo tubone icyo tuzasiga, nubwo we natazabona ko yashingura kuri papa we, ariko ni inkuru y'agahinda yewe no mubabaro. Dukomeze kwihanganisha abasigaye, namwe mwumvishe inkuru itari nziza mukomeze kwihangana. Isi si wacu, buri wese agire igihe cye cyo kuvuka n'igihe cye cyo gupfa, agira igihe cye cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, igihe cye cyo kunezerwa, igihe cy'agahinda n'umubabaro. Murakoze cyane, ndabakunda.